uri kandi we nta na kimwe yigeze ashora. Ese we wa muntu we urahemuka kandi uri hano ku isi, uzi iminsi yashize ariko ntabwo uzi izaza, kandi bucya bwitwa ejo mw'abantu mwe. kandi baravuga ngo ntawe umenya aho azahurira na mugenzi we. ese kumpemukiye uno munsi, wenda ejo duhuye ukankenera serivisi runaka, cyangwa se bikaba ngombwa ko ufite ikibazo kigukomereye kandi ari njye muntu wa nyuma uri bugufashe. ese ibyo byagenda gute? ese niba utakwiharurira inzira basi nta nubwo wayiharurira n'abana bawe warabyaye, ariko uririrwa ugenda uhemuka, uririrwa ugenda uhuguza abantu twabo, uririrwa ugenda ubagambanira. ese urumva wowe ishyire mu mwanya w'abo bantu ugenda uhemukira, ishyire mu mwanya w'abo bantu wazengereje ushaka kurya ibyabo ku ngufu, ba bantu barara badasinziriye kubera wowe, ba bantu bahora barira kubera wowe, ba bantu batarya kandi bafite ibyo kurya kubera wowe, ba bantu imitima yabo ibyimbye hafi yo guturika kubera wowe. ese uratekereza ko iyi si wowe itazakwishyura? Kubasuhuza inshuti zagira icyizere TV. ese muraho mumeze mute? reka nizere ko mumeze neza rero aho muherereye hose hano ku isi, kandi nawe bitagenze neza ihangane. uyu munsi ushobora kuba ubabaye ariko ejo ukanezerwa. nk'uko mubizi, ntago Imana yaguhoza amarira utigeze urira, ntago yakuruhura umuruho utigeze uruha. so rero mubimenyere ko imbuto y'umugisha yera ku giti cy'umuruho. wowe uri guca mu bibazo uno munsi, gerageza ubyishimire, kuko wasanga ariyo nzira izakugeza ku byishimo ndetse n'intsinzi. nk'uko mubizi rero iyi nigira icyizere TV, nge muranzi, muramenyereye. uyu munsi nje ngo tuganire ku bantu babaho ubuzima butagira intego, aba bantu babaho ubuzima bw'akajagari, babaho ubwabo basa nkaho batiyizi, babaho badafite icyerekezo cy'ejo hazaza, kandi mu by'ukuri ari abantu bakuru bakabaye bafata umwanzuro, bakabaye bafite inzira ngenderwaho bagomba kugenderaho. ugasanga umuntu ni umuntu mukuru ariko ni wa muntu utabura mu birori, ibirori ibyo ari byo byose byabaye ugasanga ntabiburamo, kandi akenshi na kenshi ntago aba yatumiwe. ugasanga yihuruje mu gikoni, yihuruje ahantu hose, ugasanga arahari, ugasanga nyine ni akajagari, yateje akajagari. ese ubwo buzima ni buzima nyabaki? ni buzima nyabaki bw'umuntu mukuru ukeneye kubaho nawe akagira ejo hazaza? akenshi na kenshi aba afite n'umuryango, ariko ugasanga ntabwo yita ku muryango we. ugasanga ni wa muntu uhora yahuruye, byacitse, ubukwe muri karitsiye bwabaye ni ariyo, wagize baby shower ariyo, wagize bread shower ari ahantu hose, ugasanga arahari. uwo muntu rero nibyo bya bindi bavuga ngo kagenda aho wanzwe. mu kinyarwanda ni umugani, twese turawuzi, twaravutse turawusanga. nge ibyo bintu mbigereranya nkabyo, kuko usanga kenshi uwo muntu umeze gutyo abantu benshi cyane bamusuzugura, ndetse bakanamuprofita, bakamugira igikoresho cyabo,
niba hari uwagize ubukwe ntahangayika akavuga ati runaka araba ahari arakora ibi n'ibi, ariko ugasanga nubwo wabakoreye ibyo byose ntabwo bakwishimiye, ahubwo bakubonamo nk'umuntu nyine ujagaraye, nk'umuntu utagira ibye ku giti cye akora. Rero niba ushaka kubaho neza, ushaka nyine kubaka urukuta rwawe, kugira amahame ngenderwaho y'ubuzima bwawe, wakagombye nawe kugira umwanya ukitekerezaho. ntabwo ndi kuvuga kano kanya ngo ucike mu bantu cyangwa se ureke gufasha. Yesi, fasha kandi isabana n'abantu, ariko nawe ubwawe ugire limite, ugire umurongo ngenderwaho, umurongo ntarengwa. Ugomba ubanze nawe ukemura ibyawe ku giti cyawe. None se niba ugiye mu bukwe bwa runaka ukamarayo iminsi 3, ukavaho ukajya muri baby shower y'undi mushuti wawe ukamarayo iminsi 2, ukajya muri bride shower y'undi mushuti wawe ukamarayo undi minsi 2, ya minsi igize icyumweru irangiriye muri ibyo. Ese wowe uzagira umwanya wawe wo kwitekerezaho ryari, wo gutekereza ku byawe, wo gutekereza ku iterambere ryawe? Uwo mwanya uzawugira ryari? Ko ubuzima bwawe bwose ni akajagari, burajagaraye, urajagaraye nawe ubwawe, nawe ntiwiyizi, ntabwo uzi aho ugomba gukandagiza ibirenge byawe. Ese urumva ejo hazaza bizakugendekera gute? Biragoye nshuti. Niba ari uko wari uteye akajagari karandure muri wowe, umenye neza ko ugomba kwiyitaho nawe ubwawe, kuko nibyo bizakuzanira inshuti nyinshi, kandi inshuti zize zikubaha, apana inshuti zo kuza kuguprofita gusa, kukubona nka cya kintu nyine kiri aho, cya gikoresho kiba kiri aho. Kwa kundi ugura igikoresho ukakirambika mu rugo ukacyegura ari uko ugikeneye. Nawe niko umeze muri abo bantu bakuzengurutse, mu by'ukuri ntago bakwifuza mu bintu byabo by'ingenzi, ahubwo bakwifuza iyo bagukeneye. Rero hinduka, wige kwita ku byawe, wige kwiyitaho, utekereze neza ejo hazaza hawe n'abawe. Ntekereza ko ibyo nubigira, abantu uzabona inshuti nyanshuti, atari inshuti z'indyarya za fake zo kuguprofita. Ikindi cya kabiri, ugasanga hari abantu utamenya ukuntu baba babayeho mu buzima bwabo. Ugasanga ni wa muntu, niba ari umudamu, ugasanga ntashaka gukora, ntashaka kugira ikintu akora. Ugasanga aririrwa mu rugo yicaye ategereje ko umugabo amuzanira ibyo kurya, amuzanira imyambaro. Ugasanga mbese umugabo niwe byose muri urwo rugo. Ese mw'abadamu mwe mudashaka kugira icyo mukora, murumva uwo mugabo ni imashini se? Erega ni imashini igera aho ngaho ikananirwa cyangwa ikanasaza, ibyo yakoraga ntibe ikibasha kubikora. Ugasanga uri wa mugore uririrwa muri karitsiye uzenguruka, ushaka kumenya ngo ese kwa runaka babayeho bate, ese muri kiriya gipangu himukiyemo abantu bameze bate, ese kiriya gipangu satahamo imodoka zingahe, ese ni bande bazigendamo, ese ibyo bizakumarira iki? Mu gihe noneho umugabo wawe we arimo arazenguruka mu mujyi, izuba ryamumennye agahanga, arimo aratekereza ibyo ari buzane mu rugo kugira ngo murye. Wowe ahubwo uri gutekereza ku by'abandi, wikoreye imitwaro y'abandi, mu by'ukuri utakabaye wikorera. Wakabaye utekereze, se nanjye nkora iki, mfashe umugabo wanjye, twubake urugo, twinjize iki? Ahubwo urimo uratekereza ku bandi. Niba hari umuturanyi wiguriye akenda urimo uramuvuga, niba hari umuturanyi wabyutse mu gitondo akabona ko atagomba kurya uwo munsi yicaye ntacyo yinjije, agafata amafaranga 5,000 umugabo yamusigiye, akavuga ati ibi 5,000 bansigiye byo guhaha, ariko ngo nabibyazaho ikindi 1,000 nkabasha kukizigama,
ejo cyangwa ejo bundi kikazabyara menshi nkabona igishoro, wenda yagiye yiranguriye utuneke yatanditseho ku muhanda, wowe urimo uramuvuga, urimo uramuseka ngo biriya biraciriritse, njye sinabikora. Kubera iki se? Ntabwo biciriritse, akazi kose ni akazi, ahubwo ni wowe uciriritse. We wirirwa wicaye mu rugo ngo utegereje ko umugabo aza akunaga mu kanwa. Ibyo ntabwo ari ibintu bikigezweho muri iyi viziyo tugezemo, ndetse n'aho turi kwerekeza ntabwo ibyo ari ibintu. Wa mugore we, haguruka, wivuga ngo ndi umugore mwiza, ndi umugore w'igishongore, menshi ziragwa ku kibuno, urwara nararutse. No, hari igihe kizagera ibyo byose bibe bimeze nk'agakingirizo, biveho, noneho isura yawe igaragare. Ese niba uwo mugabo uno munsi sinifuza, ariko murabizi ko bibaho, ibyago bitera bidateguje, ejo mu gitondo ashobora kubyuka ntagaruke. Ese agiye ntagaruke, byakugendekera gute wowe n'abana bawe? Niba utiga gukora, ukaba utiga kureba kure, basi ngo ugire n'ibitekerezo, urumva ugutunze uno munsi agiye ntagaruke, wabahute? Wajya gusabiriza se? Nabyo ntiwabishobora, kuko nimba warimenyereje kwirirwa wicaye, ukirirwa ureba televiziyo, ukaba ufite umukozi hafi aho ngaho, utabasha no kujya kwisukira amazi ngo uyanywe, ntekereza ko no kujya gusaba abana bawe baburaye utabishobora. Ariko rero ibyo ngibyo ntacyo bizakugezaho. Haguruka, fasha mugenzi wawe Imana yaguhaye, mufashanye, azane ibyo 5, uzane icyo 1000, cyangwa uzane nayo 500, ntacyo bitwaye. Ejo azagwira. Uyu munsi nuzana 500, umwaka utaha bizaba 5, undi mwaka bibe 50, bigende byiyongera, urugo rwanyu rubashe gutera imbere, bityo inzara ya rurimo n'ubukene n'iki bibashe kwimuka, bigende. Ntabwo uzahabwa agaciro nuko wirwa wicaye, uzahabwa agaciro n'ibyo ukora, kandi ibyo ukora bizakuzanira iby'agaciro. Rero rwose kwicara nta nyungu irimo, kwirirwa woza urwo rwara, hari igihe kizagera ubure iyo sabune, ubure ayo mavuta wisigaga, bityo rero ubashe gusuzugurwa. Ikindi kandi abantu nanone, hari abantu nge bandakaza, ugasanga umuntu yigize umuntu w'umwesikoro, yigize umuntu w'umutekamutwe, ugasanga nta bumuntu na bukeya yifitiye muri we. Ugasanga n'umuntu yigize umuntu w'umugome, ukagira ngo sinzi uburyo nabivuga, ariko hanze hari abantu b'abagome bifuza guhemukira abantu, kandi akaguhemukira we ntacyo wigeze umukoraho, akifuza kugutwara ibyawe waruhiye mu by'ukuri, kandi we nta na kimwe yigeze ashora. Ese we wa muntu we, urahemuka kandi uri hano ku isi. Uzi iminsi yashize, ariko ntabwo uzi izaza, kandi bucya bwitwa ejo mw'abantu mwe. Kandi baravuga ngo ntawe umenya aho azahurira na mugenzi we. Ese kumpemukiye uno munsi, wenda ejo duhuye ukankeneraho serivisi runaka, cyangwa se bikaba ngombwa ko ufite ikibazo kigukomereye, kandi ari njye muntu wa nyuma uri bugufashe. Ese ibyo byagenda gute? Ese niba utakwiharurira inzira, basi nta nubwo wayiharurira n'abana bawe. Warabyaye, ariko uririrwa ugenda uhemuka, uririrwa ugenda uhuguza abantu twabo, uririrwa ugenda ubagambanira. Ese urumva wowe, ishyire mu mwanya w'abo bantu ugenda uhemukira,
ishyire mu mwanya w'abo bantu wazengereje ushaka kurya ibyabo ku ngufu, ba bantu barara badasinziriye kubera wowe, ba bantu bahora barira kubera wowe, ba bantu batarya kandi bafite ibyo kurya kubera wowe, ba bantu imitima yabo ibyimbye hafi yo guturika kubera wowe. Ese uratekereza ko iyi si wowe itazakwishyura? Nk'abantu mu iyi si irahora, dushatse twajya twiga kubaho tudahemuka, dushatse twajya twiga kubaho tuzigamira ejo hazaza, kubera ko iyi si byanga bikunda icyo ubibye nicyo usarura, byanga bikunda bishobora gutinda cyangwa se ntibitinde, ariko ibyo ukorera abandi nawe uzabikorerwa. Sintekereza rero ko icyo gihe muri mubiba mu by'ukuri utazagisarura, uzagisarura byanga bikunda, ubyanga ubyemeye, nzi neza ko uzabisarura. Kandi abo bantu uhemukira bo, hari igihe Imana yanabagirira neza ikabakubira kabiri ku bihemu uri kugenda ubahemukira, ku byo uri gutuma bahomba cyangwa se batakaza. Imana ishobora kubakubira inshuro nyinshi, ugasanga ahubwo wowe waruhiye ubusa, mu gihe wowe uri aho ngaho uri kwishyura ibyo wabibye, uri musarura kuri izo mbuto wihingiye n'amaboko yawe. Mureke rero tugerageze, yego turi abantu kandi nyine ngo nta byera ngo de, ariko byibuze wagerageza, haba hari n'uwo wahemukiye ukaba wamusanga ukamusaba imbabazi, kuko Satani ni umugome, Satani araturwanya kandi aradushora ntadukure. Rero niba byarabaye ugahemuka utabigambiriye, cyangwa niba waranabigambiriye ariko kano kanya ukaba ubasha gutekereza, ukaba ubasha kwicuza ku byo wakoze, wakwegera mugenzi wawe nta kibazo ukamusaba imbabazi, ntacyo bitwaye, kandi ugasaba n'Imana imbabazi. Ni ukuri ntacyo byagutwara, ntacyo bitwaye rwose. Ngo baravuga ngo ubugabo butisubiraho butera, simbizi uwo mugani muzawushakishe, ariko nyine ngo umugani ugana akariho, umugani ugana akariho. Mwa bantu mwe, mureke twige kubaho nk'abatazi uko ejo bizaba bimeze. Uko utamenya uko ugeze ku isi, ni nako utamenya igihe cyo kuyivaho. Mureke rero twiyubahe kandi dusenge Imana. Imana ishobora byose mwa bantu mwe, aho kugira ngo ujye guhuguza mugenzi wawe, ahubwo wagasenza Imana nawe ikaguha, kuko nayo niyo iba yaramuhaye, nawe wayisenga rero ikaguha ibyawe. Hari abandi bantu nabo usanga yigize inshuti yawe, ariko mu by'ukuri ntago azi kumanaginga bwa bushuti. Ugasanga umwinjije mu buzima bwawe mu by'ukuri, ariko ntahaye agaciro ubushuti mufitanye, umubano mufitanye, icyizere wamuhaye, ugasanga ntago agihaye agaciro. Yigize umuntu utamenya uko ameze, yigize imungu. Hari agasimba kitwa imungu kagera mu myaka, iyo kageze mu myaka, ya myaka yose karayihekenya, kakayihekenyeramo imbere, wazabifata bya bishyimbo cyangwa ya masaka wakaraga mu kiganza, byose bikaba ifu. Imungu yarabimunze, yarabimaze. Rero mureke twe kuba imungu muri bagenzi bacu. Niba uri umuntu ukaba ugize amahirwe, ukaba ubonye inshuti nyanshuti, mwa bantu mwe nuko mutabizi, burya iyo ugize amahirwe ukabona umuntu ukubera inshuti, nta cyiza nkabyo, kuko inshuti nyanshuti ikurutira umuvandimwe gito, inshuti nyanshuti ikurutira amafaranga, inshuti nyanshuti iruta ibintu byose by'agaciro wabuze. Rero nimba ufite uwo muntu ukubera inshuti, wa muntu ubabara mukababarana, wa muntu wishima mukishimana, wa muntu wakwitangira bibaye ngombwa,
uwo muntu niba umufite ukaba umufite, ndakwinginze pfuka musenge, ntuzigere umutakaza, ntuzigere umuhemukira. Uwo muntu muzagumane, uzamufate neza, ntazakuva iruhande, kuko nimba hari ikintu kigoye kubona ni inshuti. Amafaranga wayapagasa ukayabona, buri kimwe cyose wagishakisha ukakibona, ariko inshuti nyanshuti biragoye kuyibona. Biragoye kugira umuntu ukwizera nawe wizera, wa muntu uzababara ukagenda ukegamira ku bitugu bye ukarira mpaka kugeza uruhutse. Uwo muntu niba umufite ntazagucike, uzamuhamane, ntazigera ajya kure yawe. Rero ni ugusenga, byose bitangwa n'Imana mwa bantu mwe. Imana yonyine niyo yaguhitiramo ikintu gikwiriye, niyo yaguhitiramo iby'ingenzi, niyo yaguhitiramo aho ugomba gukandagiza ibirenge byawe. Naho ku bw'isi, ku bw'abantu biragoye. Umuntu murahura uyu munsi akakwereka ko ari umuntu mwiza, akakwereka ko mukundanye muri inshuti pe, ariko ejo ugasanga niyandyarya, agiye kwa runaka mwatsi 1000 ntakimushubije, agiye kuri botike yikopesheje ikiro cy'umuceri ntacyishyuye, agiye ku wundi mucuruzi, agiye ku muturanyi. Ese ubwo bundi ubwo buzima ni buzima nyabaki? Kugenda uhemuka, aho ugeze uhemuka, uba ugujije 1000 ntukimuha, uba ugujije 2 ntuyamusubiza, uba usezeranyije ikintu ntugikora, uba ubwiye uti nzagusura ntumusura, uba ubwiye uti nzagufasha. Ese ubwo ni buzima nyabaki koko mwa bantu? Iyi si igoye kuyibamo. Mwaretse tukareka, nitwemere kwidutwara aho ishaka, ahubwo twebwe tugasenga Imana akaba ariyo ituyobora. Niba hari ikintu kiryoha, ni ukubaho udafite urubanza mu mutima wawe rw'umuntu n'umwe waba warahemukiye. Ni ukubaho wumva utuje, wumva udafite amadeni, wumva nta muntu, umutima utagucira urubanza. Kabone n'iyo waburara, ariko byibuze uba wizeye yuko umutima wawe wo uri umwere. Kabone n'iyo wowe bakwanga abantu, kuko abantu ngo nta munoza w'abantu. Kabone n'iyo bo bakwanga pe, bakakwanga, ariko ntacyo bivuze ibyo ngibyo, kubera yuko upfa kuba udafite umutima ugucira urubanza. Kandi ikindi, upfa kuba ufite Imana mu buzima bwawe, upfa kuba wambaza Imana. Ibi bihe tugezemo ni ibyo kwisunga Imana, kuko tugezaho urugamba rukomeye. Iyi si ni urugamba rukomeye mwa bantu mwe, kandi ntawe uzadufasha kururwana usibye Imana yonyine. Imana rero mureke tuyambaze dushyizeho umutima, izaturwanira kandi izatuneshisha. Ni ukuri Imana izadufasha, mureke tubigerageze basi turebe. Rero murakoze inshuti zagira icyizere TV, gusa mujye mwibuka gukora subscribe, munasharinge, kandi mfite icyizere ko ibi dukora hari byibuze umuntu umwe bishobora gufasha, cyangwa bikaba byamuruhurira umutima. Kandi munyihanganire, wenda uno munsi nazanye amarangamutima ahambaye, ariko ubwo nyine nuko byagenze. Nyine namwe murabizi biri hano hanze aha, nawe utabizi usibye umwana muto w'igitambambuga. Ariko nyine nifuzaga kubabwira ibingibi, nifuzaga kuvuga kuri ibingibi. Wowe wabashije kuntega amatwi rero, urakoze.